inzovu y'imirindi. Ineza bebe. Mukundwa. Sha, ubu nicyo gihe rero ngo duhure hahandi ku cyapa. Urabeshya. Urishimye? Igushandishije. Duhure sheri, ngaho duhure. Ngaho uretse gato ndaje iminota 3. Sawa. Ubwo naho ngaho turi buhurire. Wallahi. Rugwiro ni umuhanga. Ukuntu yibye na myenda umugore aca muri sa arayinzanira hanze. Sha. Yewe we. Ariko ratutu twene turambereye. Yayinyibye yamujijisha ariko nawe yarantaye mu ntamwo ko yaratangiye kuvuga ngo amagambo makenga mbwiye ibintu nibiki kanze musange yo sha. Yesu we Rugwiro ni umukire kumenyana n'abakire si ikintu. Rugwiro nkoreye umuti kanze ngenda umwana mugagaza ubundi nitahe cyane makenga se ndakira. Ako papa ko taransubiza cya kibazo. Cye kibazo se kandi? Cyane nakwaje turi kumwe na mama. Wambajije ndi kumwe na nyoko? Ikihe? Subiriremo se. Nta kibazo nsubiriramo. Ko numvisha abantu bavuga umwana utaganiriye na se nta menshi yose kuri asizabuze bishatse kuvuga iki? Mwana wanje rero buriya nanjye kundeba gucya mfite papa. Gucya tuganira nyine nge nawe. Bizajya bituma nkubwira ibintu byose bya kera. Tuzajya tuganira nyine nkubwira icyo sogokuru wawe yasize avuze byose nyine tubimenye neza. Nicyo biba bishatse gusobanura. None narabyumvise neza. Ntabwo narembese. Ariko se ubundi ko madunguri yatinze kandi namuhaye gahunda y'akazira. Ndabona hageze madunguri rwose. Dore madunguri nguriye. Madunguri hageze? Ndahasesekaye rwose. Gakira rero dore iyi page genda uyisome neza, sibyo? Genda ya mu gikari. Madungu, Karamenye. urahageze? Mukomere boss. Rero akazi uburyo kameze madunguri. Urareba ndashaka ko nkorera rwose akazi kandi ugahinga neza. Abana nahaye ngo bahinge barahisha ariko wenda kwizeye mu guhinga. Akose boss wabandi ukansomya. Mu kazi, manzi ukora akazi. Bayo nguhembuguremo. Nangahe se? We kora ndaza kukubwira. Ayo se ngo nkasura yayobe. Ya yani. Reba nyine. Uravanga ugeririya. Ndaguye igihumbi. Ngana kibazo hinga kakonyine. Ndagoya ndisanzwe nkuha wampingiye. Kankahinga. Nta kibazo gahinga gira vuba ahubwo ndabona yesuka yawe se. Mbana yivaniye. Sawa. Gira vuba. Ugiye guhura na shiri wawe? Yego. Ntakubuza se uburenganzira bwawe. Nta kibazo. Ariko nyine wirinde. Ndabyumva. Wirinde. Urabiza abahungu bikigiye kuntu bameze.
ndabaza mbabarire wirinde uramutse ugize ikibazo wampamagara kuri telefone nta kibazo sibyo sawa urakoze cyane ariko wirinde ndagushimiye kuko umayobozi sawa sawa Imana ntiyahantaye ndamwicaza ize ni Imana rwose ni amahirwe mbese ndamwicaza ahangaha siyabona convention yanjye noneho yari kuba ari ibirori mutegereze hano shirika yambwiye ngo duhurire ahangaha ko ntamubona ndabigenza kandebe hano hepfo wenda ni hari banzari muvuke neza mukandi mutungure hewa shira urankanze humura sheri ni njyewe none se sheri
njye niyo ngiye kwinjira aha hantu hose Rwanda mbega ikibaya we mwana we 2.5 koko ngiye kugenda tavamo na sundenganye ubu ngiye kugenda nongeraho n'agasenkani kugira ngo byuzure turuwaswa mwana we kweka nongere niseka ejo badukoranyije umugore wa Rugwiro ngo ngiye kugenda ngo negera umugore wanjye mubwira ati ngo gendurire ngo banyubakire ndire ariko nanjye narisetse n'abantu ariko hoyo nukurira bose nanone u Rwanda rufite nk'abantu nkatwe nka miliyoni baba bose barapfuye ndeba ko naha kwakwanya hose nkahasoza uso umuvuduko mfite no mu buhinge aha harasozwa mw'abantu Sheri karame ubu noneho ndagiye uragiye ngiye kwihuta sibyo ndabyemeye ndapfuye dore umugore wa Rugwiro